Namakuru y'incamugongo na makuru akomeje kugenda ashengura imitima y'abanyarwanda benshi cyane. Ubwo ni nkubwira ngo uyu mwana w'umuhungu arakomeza kugenda babaza abanyarwanda benshi uze kubyumva gutyo. Yapfuye ku isaha 9, ubwo nyine apfa umubiri uri kumurya cyane ubuzima bwamuryaga. Bamwita DEZIRE, akaba mu by'ukuri murumuna wa Kazungu Emmanuel cyangwa se MITSUTSU uze kumwita uko bishaka. Ubwo benshi bari kumva iyi nkuru nyine bakumva agahinda karenda kubaturitsa umutima. Ubwo uwitwa Kazungu Emmanuel cyangwa se MITSUTSU kugeza kuri aka kanya ubuzima bwamushaririye nimbikubwira uze kubyumva utyo kuko ntabwo arimo kugaragara. Ariko uyu mwana muhungu DEZIRE apfuye urupfu rw'agashinyaguro, ni urupfu rubi cyane, ni urupfu ruri gukomeza kugenda rubabaza abanyarwanda benshi cyane. Ni nkubwira ngo jya ureka kwiratana umubiri kuko burya umubiri ni ubusa uze kubyumva gutyo. Yari umwana w'igitoko, yari umwana mwiza cyane, yari umuhungu watambukaga ku bakobwa bakahita bahengama. Yari umwana w'igitoko, umwana utakekeraga ko mu by'ukuri azakenyuka gutya. Nimbikubwira ko ababyeyi bashaririwe uze kubyumva gutyo. Konderiyase ku muryango wa Kazungu Emmanuel cyangwa se MITSUTSU ndetse na DEZIRE. Ubwo nyina bazamukoze iyi nkuru yumve amabere yikoza atonsa. Ubwo nyine baramubwiye uti DEZIRE ashizemo umwuka, bari bamaze kubona indwara imaze kugaragara, bavuga uti tugomba kumujyana mu Buhinde, amafaranga twarayakusanyije tujye kuvuza umwana wacu tuzamucyure yakize. Ubwo dogiteri bajye kumva arababwiye uti mu by'ukuri DEZIRE arapfuye. Nawe nyine kumva iyi nkuru bishobora kugutera agahinda ndishavu nimbikubwira uza kubyumva gutyo kuko indwara iri imaze kugaragara. Uyu mwana ubuzima bwaramuriye, hahandi asaba Imana uti Mana nyagasani mbabarira mpfe unyica mveho kuko ureke kunyica urupfu rw'agashinyaguro rumeze gutya. Umwana nyine yakomeje kugenda yisabira Imana ko yamwica, ariko nyine Imana ikomeza kugenda imutiza ubuzima. Kugeza kuri aka kanya abanyarwanda n'abanyamahanga baterateranyije amafaranga kugira ngo uyu mwana ajye kuvurizwa mu Buhinde, ndetse twakomeje kugenda tuvuga uti nimba hari uzi iyi ndwara yaza kuba abigaragaza kugira ngo turebe nimba uyu mwana wo mu Rwanda aza kubakira. Ariko byaje kurangira hari umugiraneza uturutse mu Buhinde aza kugaragaza iyi ndwara mu by'ukuri yitwa DEZIRE. Aravuga uti iyo ndwara ndayizi, mu gihugu cy'Ubuhinde barayivura. Ubwo icyakurikiyeho ni ugukusanya amafaranga kugira ngo uyu mwana yurizwe indege ajye kuvuzwa iyi ndwara. Ariko biza kurangira mu by'ukuri kuri uyu munsi no kuri iyi tariki humvikanye amakuru uti uwitwa DEZIRE wo kwa Kazungu Emmanuel ashizemo umwuka. Ariko mw'abanyarwanda mwe ni inkuru iri gushengura abanyarwanda benshi, by'umwihariko bari impande ze ndagira ngo murabizi. Nje ndumva agahinda mu by'ukuri mfite mu mutima wanjye nkakuganirije wakumva nyine ko nyine nta gahinda. Ni nkubwira ngo nta gahinda uze kubyo buryo uduhinda turarutana mw'abantu mwe n'uzajya ugira agahinda jya utuza. Hari abantu baba bafite agahinda, uduhinda turatandukanye nimbikubwira uza kubyumva gutyo. Uyu mwana DEZIRE ari gukomeza kugenda ashengura imitima ya benshi kuko ikintu kiri gushengura imitima ya benshi si uko apfuye kuko gupfa ntawe utazapfa. Ikintu kiri gushengura benshi ni ukuba indwara yari imaze kugaragara, bakavuga uti uyu mwana tugiye kumuvuza kire, mu izina rya Yesu turamuvuza kire. Abanyarwanda benshi bagiye ku mavi barasenga baravuga uti tugomba kuvuza uyu mwana agakira. Ubwo nyine baterateranya amafaranga. Israel Mbonye atanga miliyoni 10, aravuga uti muterateranye dukumiriye indwara turebe nimba mu by'ukuri umwana ashobora gukira. Ubwo abanyarwanda benshi ndagira ngo murabizi ibyamamare abahanzi bagiye batandukanye by'umwihariko n'abandi bakomeje kugenda bafasha uyu mwana, Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha. Ubwo baterateranyije amafaranga, hahandi hari umuhinde umaze kugaragaza ko iyi ndwara yizi, baravuga uti tugomba kujya kumuvuriza mu Buhinde. Ubwo mugiye mu by'ukuri umwana biteguraga kuzamuha randevu ku wa mbere ngo nyine azajya kwivuriza mu Buhinde, biza kurangira mu by'ukuri kuri uyu munsi wo kwa gatanu ku isaha 9 mu rukerera umwana ngo ashizemo umwuka. Hari inkuru ibibabaje cyane, ni nkubwira ngo iyi nkuru irambabaza uze kubyumva gutyo kuko ni inkuru ikomeza kugenda isharira benshi. Uyu mwana DEZIRE ari gukomeza kugenda agaruka mu mitima y'abanyarwanda,
abari bamukikije bazi ukuntu mu by'ukuri bari bamaze gutanga ihumure, bavuga uti muhumure, iyi ndwara yafashe abana benshi mu Buhindira b'iki kiragano cy'abana bato nk'aba bakomeje kugenda bagapfa bagashira, ariko mu by'ukuri twagiye tubavura iyi ndwara igakira. Uwo mwana mutindijwe no kumugeza mu gihugu cy'Ubuhinde, mu by'ukuri murebe ukuntu ahita yikirira. Ubwo bakimara kubyumva gutyo, hari benshi mu bagira neza batangiye guterateranya amafaranga kugira ngo uyu mwana w'umuhungu Desire azajyanwe mu gihugu cy'Ubuhinde kuvuzwa. Ariko Satani burya n'umwanzi w'ibyiza, donc Satani n'umwanzi w'ibyiza, nimbikubwira uze kubyumva. Uyu mwana ubwo mu by'ukuri bateranya amafaranga, baravuga uti tugomba kujya kumuvuriza mu Buhinde, mu by'ukuri akaza kubakira. Ariko nyine Satani nawe akomeza kugenda kubita agatoki ku kandi uti ntabwo ari buze gukira, uyu ni uwanjye, ndaza kumucyura ndamujyana. Nk'abantu mwe, hari ibintu biba ku buzima bw'abantu ukabona nyine wabuze igisobanuro cy'uko wasobanura iyi nkuru. Namwe nimumbabarire mu by'ukuri mumbwire aho iyi nkuru nza kuyihera, nimumbwire ngo iyi nkuru yihera ahangaha cyangwa ngo ugira nyine nawe muze kumbwira. Ariko ndagira ngo dutangirire aho uyu mwana w'umuhungu Desire yatangiye afatwa, ubona ko ari ibintu byatangiye ari imikino. Ariyo mpamvu nkomeza kugenda mbwira uti rubyiruko ni musenge. Satani yazamuye amahembe, yarahagurutse, yageze mu isi, ari mu rubyiruko, ari mu bantu, arashaka ko nyine atwigarurira ubuzima bwacu. Ni musenge, ni mudasenga murasengera, kuko muri ubu buzima turimo Satani arakomeza kugenda adutega imitego. Satani arakomeza kugenda adutega imitego. Rubyiruko nimwiyegereza Imana, mutangire gusenga. Uwasengaga rimwe asenga kabiri. Tugeze muri cya gihe tugomba gutungwa n'amasengesho twasenze, kuko uyu mwana w'umuhungu Desire wo kwa Kazungu Emmanuel cyangwa se Mitsutsu n'umwana wabonaga mu by'ukuri yatangaga icyizere. Reka kwiratana umubiri wawe wa musore we, reka kwiyumva ko mu by'ukuri ngo kuba nyine ubona uri kureba kuri pinya ukabona akaboko ni akaboko, igituza ni igituza, amabye yuzuye agatukura, utangiye oya wikirata. Uyu musore yatambukaga ku bakobwa bagahengama, abakobwa bakagenda basaba namba. Nimbikubwira uze kubyumva gutyo, kuko uriho kumureba kuri screen yawe ukabona nyine n'umwana w'igitoko wambaraga ekoteri, abakobwa bakamureba bakagenda bashesha urumeza. Ariko nyine mu by'ukuri umubiri ntabwo ushobora kuwubwira uti ngiye ngo ndagufata gutyo, ukwihindutse urakwihinduka, urakwicuka kumara. Ubwo nyine mw'abanyarwanda mwe, ibintu bibaye kuri iyi saha birakomeza kugenda bibabaza benshi. Ndagira ngo turebe ese byagenze gute kugira ngo yitabe Imana, byashikwa bigenda gute. Ariko ninkubwira ngo witwa Desire apfuye, umubiri umurya, umunwa uvaho, amazuru avaho, amaso avaho, ndetse n'ibihaha nyine amenyo ari gushira mu kanwa. Mw'ababyeyi mwe nimwumva iyi nkuru, tekereza ufite umwana mwiza nk'uyu nguyu ukajya kumva ngo yafashwe n'iyi ndwara, umwana agapfa ari kubabara, umubiri umutwe wari ugiye gushiraho. Nimbikubwira uze kubyumva gutyo. Cyakora cyo indwara ziragwira, iyo nayiburiye umuti, iyi ndwara nayiburiye izina n'inyito, indwara ziragwira. Tekereza gupfa mu by'ukuri, amenyo akava mu kanwa, umunwa ukavaho, amazuru akavaho, amaso ugatangira kugenda ushishuka. Donc nyine nawe hari ibintu wumva wabyumva ukavuga uti ibisi by'i Rwanda, indwara z'amayobera zareze. Ubwo abahanuzi barakomeza kugenda bahanura bagaragaza uti bana rubyiruko nimwitonde, indwara z'amayobera ziraje. Hahandi uzajya ufatwa n'indwara kugira ngo uvurwe nayo bize kuba bigora. Nyine nawe mu by'ukuri wareba niya minsi ya nyuma y'imperuka turimo, niwumva ngo impanda izavuga, ntuze kumva ngo impanda izavuga mu bundi buryo uretse ubu ngubu. Tekereza nawe kubona ushobora kurwara indwara, hahandi nawe indwara ikuzahaza, ugatangira gupfuka mukinigano, ugashaka no kwiyahura bikanga. Usaba Imana uti Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Mana ya Isaka na Yakobo, mbabarira unyambura ubuzima bwanjye. Imana mu by'ukuri ikabyanga. Uyu mwana yapfuye ashaririwe n'ubuzima. Nibazajya bavuga ngo hari abantu bapfuye urupfu rubi, bapfuye ubuzima bubarya, muzumve ko mu by'ukuri uwitwa Desire nawe aza kubabarizwamo.
kuko uyu mwana nyine yakomezaga kugenda babara abamurwazaga buri munsi, bo bakumva nyine bumvaga agahinda. Tekereza kubona umuntu urwaje mu by'ukuri umubiri ugenda utoga hasi, umubiri ukagenda utoga hasi, inyama z'umutwe zigatoga. Ni indwara ishaririye benshi, nimbibabwira muze kubyumva. Hari inkuru utangaje bikagusaba nyine nawe uba wamaje kuba mu by'ukuri wikomeza. Ubwo nimwumva ndi kuvuga gutya, nimuze kugira ngo hari ikindi, ni ukugira ngo mbagezeho amakuru n'ubu buhamya n'ubutumwa. Abana bakiri bato, urubyiruko, mwitonde musenge Imana ibatabare kuko isi yararangiye. Hari igihe uvuga uti ni indwara wenda nzajya kwa muganga nivuze, bazamvure nyine birangire ntahe nzakira, mfite mituweli narishyuye, ariko mituweli uzayipfana umunsi umwe. Nudasenga Imana ngo igukureho ibikomere, uburyaryate n'indwara, mu by'ukuri ntacyo uzagira, kubera ko Imana niyo yadutabara. Mw'abantu mwe, Satani yarahagurutse. Satani ari gukomeza kugenda dutera, mu by'ukuri ukabona ni amacenga gusa. Iyi nkuru iranshaririye mw'abantu mwe, nimbibabwira muze kubyumva gutyo, kuko kugeza kuri aka kanya njyewe ndumva ubuzima bwanjye buhagaze. Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Isaka na Yakobo, uyu mwana Desire nyine ngenda muzi, nimbibabwira ko muzi, ngenda ndamuzi kuva akiri muto kugeza nyine n'umwana twakomeje kugira duhura. Ndagira ngo Kimironko mu izindiro muraza kuba mumuzi. N'umwana witondaga, n'umwana wabonaga mu by'ukuri afite ikinyabupfura. Ariko urupfu ntabwo rureba ngo ufite ikinyabupfura cyangwa se ngo uritonda wubaha Imana, nta byaha ufite. Urupfu rwo mu by'ukuri rujyana uwo rushatse rugasiga uwo rushatse. Ndagira ngo muraza kunyemerera duhere iyi nkuru. Uyu mwana yaragiye kumara umwaka n'amezi 6 arwaye, abanyarwanda benshi batabi. Ndagira ngo n'ubundi mubimenye vuba. Abari bamukikije nitwe tuza agahinda nyine. Hari ukuntu ureba indwara umuntu arwaye ukavuga uti Mana nimba ko kukiza nukiza uyu mwana nzagushima. Ukavuga uti ibi byo mu by'ukuri biteye ubwoba n'agahinda. Nuko uyu mwana yatangiye afatwa, yumva ari gukomeza kugenda asa nk'ufatwa n'umuriro. Agenda nyine yumva, hari ukuntu nyine uba wumva mu kanwa harimo uburyaryate, ukumva amaso ari gutera imisonga, ukabona ibinya bya hato na hato birakomeza kugera bifata ku munwa, amaso ukajya ubona ukabyuka ukabona yatukuye. Wajya kurya ukumva nyine uri kurya amaraso, ukabona nyine hari ibintu uri kubona wakanutse muri make, ukibaza iyo ndwara bikagucanga. Ariko ngo rata uyu mwana mama we yajyaga gusenga, bakamuhanurira bamubwira uti senga Imana ikureho urupfu ku mwana wawe muto w'umuhungu ufite. Ubwo nyina akavuga uti ni bya bindi by'abaporo ubwo bagenda mu by'ukuri bahanura. Nyine hashize igihe mama we atangira kubona ibimenyetso, umwana atangira gufatwa. Ubwo atangira gusenga bitagikunda. Nyaboneka ababyeyi banyarwanda, muntu uri kunyumva aka kanya, jya wubaha amasengesho by'umwihariko y'Imana. Jya wubaha ubutumwa na message z'abakozi b'Imana, kuko umukozi w'Imana ashobora kuguha ubutumwa wasenga indwara n'imiraba y'abadayimoni igakurwaho. Mujye mwubaha by'umwihariko message ziturutse ku banyamasengesho. Ubwo rero uwitwa Desire akaba apfuye kuri iyi tariki, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Hari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8 ku isaha y'isa 9 irengaho iminota 32. Inkuru nibwo yaje kubitangazwa igira uti uwitwa Desire ashizemo umwuka, konderiyase ku muryango we, bazabibwire mu by'ukuri umuryango we uhite wumva kubiswe n'inkuba. Biteguraga kujya kumuvuriza mu Buhinde, indwara yari imaze kuba igaragara. Ariko Satani nawe mu by'ukuri agenda ashyiraho amacenga menshi, agenda ashyiraho ibipimo. Ndagira ngo nyine murabizi, muraza kunyemerera iyi nkuru nkomeze kugenda mbwira urubyiruko mwitonde, musenge cyane, muve mu biyobyabwenge, mu bidafite umumaro, mugarukire Imana muyiganduke, kuko Imana niyo yonyine ishobora kugukiza ibizazane. Muraza kunyemerera iyi nkuru tuyirekera aho ngaho, dukomeze kugenda tureba n'andi makuru.